Mu by'ukuri umubiri ubyara udahatse kandi utazi umwanzi asiga umubiri. Ni uburwayi bukomeye cyane bw'uyu musore w'imyaka 20 waje gufatwa n'uburwayi buteye ubwoba cyane, aho uyu munsi ari gusaba ubufasha kugira ngo abashe kwivuza mu by'ukuri, kubera ko arababaje cyane ndetse araremerewe. Ngira ngo mbere yuko dukomeza iyi nkuru y'umusore waje kurwara kanseri mu ijosi, ndetse uyu munsi akaba ari mu buribwe buteye ubwoba, ndifuza ko nabanza kubaha nimero ze ku buryo wakwifuza kumufasha cyangwa se kumutera inkunga kugira ngo abashe kwivuza abe yabikora ibintu bigende neza. Nimero ye ni 07 9 64 98 190, 07 9 64 98 190. Amazina ye yitwa Gihozo Kwibuka Jean de Dieu. Ni umusore wahuye n'uburwayi bukomeye cyane. Mu by'ukuri umubiri ubyara udahatse kandi utazi umubiri cyangwa se utazi umwanzi asiga umubiri. Uyu ni umusore w'imyaka 20 witwa Gihozo Kwibuka Jean de Dieu, ava i Nyagatare cyangwa se niho avuka mu murenge wa Karangazi. Akaba ari imfura iwabo, aho avukana n'abana bagera kuri 5, ndetse papa wabo amaze igihe kingana n'amezi 6 apfuye. Basigaranye na mama wabo utunzwe no guca inshuro mu baturage hirya no hino ashakisha ubuzima, ndetse rimwe na rimwe hari igihe batabona n'ibyo kurya, bikaba ngombwa ko baburara. Uyu musore mu buzima bwe nta ndwara yari yarigeze arwara uretse ibicurane yajyaga arwara bisanzwe. Gusa umwaka ushize amaze amezi 2 asoje kwiga segonderi. Umwaka ushize ubwo yari amaze amezi 2 ashoje kwiga segonderi, ku ijosi rye haje agaheri gato. Ajya kwa muganga, bati ufite infection yo mu maraso. Bamwohereje i Kanombe ngo avurwe, baranamubaga basanga ni infection, nabo basanze ari infection yagize mu maraso. Gusa ubushobozi buza kubura, asubira mu rugo. Niko kugenda abyimbirwa kurushaho. Uyu musore byakomeje kwiyongera cyane, asubirayo. Bamwohereza mu bitaro bya Nyarugenge, nabo bamwohereza muri CHK, basanga arwaye kanseri. Bahita bamwohereza muri Faisal, bamuciye miliyoni 4,800,000 arayabura, asubira kurwarira mu rugo. Byakomeje gukomera, asubira i Kanombe, bamwohereza i Butaro kuko ariho bavurira kuri mitiweli. Igihe bamuhaye cyo kujyayo cyarageze, gusa nta mafaranga afite, yewe nta n'aya tike, kuko tike nayo yarayibuze bijyanye n'ubuzima butamworoheye arimo we n'umuryango we. Nyuma yaho papa wabo apfiriye, ubuzima bwarahindutse ndetse buba bubi cyane, aho mama wabo yabasigaranye ari 5, kubarera atari ibintu byoroshye, atunzwe no guca inshuro, aho rimwe na rimwe babwirirwa ndetse bakanaburara. Bigenda birushaho gukomera, ubu ntareba neza, asigaye yitura hasi kenshi ku munsi kuko agira isereri iturutse ku musonga. Ijosi rikomeza kubyimba kubera ibibyimba. Mbega umusore ubabaye we. Imana imworohereze mu by'ukuri, Imana imutabare. Ntabwo byoroshye, ariko kandi nanone abantu bafite umutima w'urukundo, umutima wa kimuntu, umutima ugira imbabazi, bagize icyo bakora uyu mwene data akivuza, byarushaho kuba byiza. Ubu ntiyabasha guhindukira, kuryama ntibigikunda kuko yumva ubwonko bumeze nk'uburi kwicunda. Bituma arara yicaye, uretse ko n'imisonga idatuma asinzira, yewe n'imiti igabanya uburibwe ntigikora. Kanseri iri kwihuta, biri kugenda bimanuka bijya no mu ntugu. Ari gushaka ubufasha nibura ngo arebe ko yakwivuza, kuko amatungo yari afite yose n'ibindi by'umuryango byaragurishijwe ngo barebe ko bamuvuza. Kandi n'ibutaro
ntibazabura kugera muri miliyoni 2 bazamuca kugira ngo abashe kwivuza. Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye kuri uyu musore mu by'ukuri. Imana imworohereze. Ubuzima ni ikintu gikomeye cyane, ubuzima burababaza. Mama we ahora arira kuko papa we yarigendeye. Ubundi yaza kuba hari, mama we aragira ati umutware wanjye yaza kuba gihari yakabaye amfasha, atariko uyu munsi ni uguhora mu marira kubera ko ntafite icyo gukora. Ni umujyana kwa muganga agasiga abandi bana 4 bato kandi bakeneye ibibatunga no kwiga, akabura uko abacira inshuro. Gufasha uyu musore ni ingenzi mu by'ukuri, kandi ntekereza ko wabikora ntabwo yaba akoreye ubusa, kubera ko iyo dusoma Bibiliya ivuga ko abantu bakorera Uwiteka batazaruhira ubusa. Rero umuntu aba ufite umutima w'urukundo, umutima wa kimuntu, umutima ufasha, umutima w'imbabazi, gufasha uyu mwene data Gihozo Kwibuka Jean de Dieu w'imyaka 20 wari ugisoza kwiga amashuri ya segonderi, agahura n'ubu burwayi. Wagira uwo mutima wo gufasha mu by'ukuri, Imana yamugirira neza kandi Imana yamuha umugisha. Ni umusore ukeneye ubufasha bwihutirwa cyane, kubera ko uko agenda atinda kwivuza ni nako indwara irushaho kugenda ikura, ikagenda ifata n'ibindi bice by'umubiri. Ngira ngo uyu munsi nk'uko maze kubibabwira, aragira ati kuryama ntibigikunda, ndetse yewe no gusinzira ntagisinzira. Niyo yagize amahirwe ashobora gusinzira nk'amasaha 2 yonyine gusa. Urumva ko atari ibintu byoroshye. Mama wabo rero nawe ntiyorohewe, kubacira inshuro, gushakisha. Iyo yagiye kwa muganga, mama we ni umujyana, birumvikana abana 4 basigara ari bonyine, kandi bakeneye ibyo kurya, bakeneye kwiga, bakeneye ibintu byinshi umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi. Birumvikana ko ari umuryango mu by'ukuri utorohewe habe na gatoya. Rero ngira ngo umuntu mu by'ukuri wafite umutima w'urukundo yamufasha. Ngira ngo uyu munsi baje kumwohereza ku bitaro bya Butaro, ngira ngo ni ibitaro biherereye mu majyaruguru mu karere ka Burera niba mbyibuka neza, ndetse nubwo nabo bavurira kuri mitiweli, ariko ntibizabura kugira nko muri miliyoni 2 kugira ngo babashe kumuvura, kubera ko urabona ijosi ryose ryarafashwe ndetse imisonga igenda iba myinshi cyane. Kandi aragira ati kanseri igenda imanuka, nkumva no mu bitugu hose ndafatwa, ati sinyibasha guhindukira, kuryama byo ntibigikunda. Iyo aryamye ngo yumva ubwonko bumeze nk'uburi kunyeganyega, cyangwa se akumva mu mutwe afite isereri iteye ubwoba, kubera ko ngo ku munsi ashobora nko kwitura hasi inshuro 5, ameze nkaho yarwaye bwa burwayi bwo kwitura hasi bamwe bakunda kwita igicuri, biturutse nyine kuri iyi kanseri yaje kuza iturutse ku gaheri gato cyane kaje mu ijosi. Yajya kukivuza bakamubwira ko ari infection, nyuma yaho akaba yarasanze ari kanseri. Ngayo nguko rero ibya Jean de Dieu mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane, ariko mu ijuru hari Imana ibasha gukiza. Kandi ntekereza ko uyu musore rwose ukiri mutoya Imana yamufasha. Dukomeze kumusabira, haba mu masengesho, haba kumuba hafi, ndetse no kumuhumuriza. Burya umuntu nk'uyu nguyu aba akeneye no kumuganiriza, umuntu akamuba hafi, akamwereka ko uko biri kose bishoboka. Ku Mana rero byose birashoboka, hamwe n'abantu bagira umutima w'urukundo mu by'ukuri hari icyo bakora ibintu bikagenda neza. Ndetse reka mbonereho no kwihanganisha n'abandi bose barwaye bari hirya no hino badukurikirana. Ndabizi ko baba bahari benshi bahura n'uburwayi bugiye butandukanye. Abo bose reka tuvuge ngo Imana iborohereze kandi ibintu bigende neza. Abagize ibyago namwe mwihangane, kandi Imana nyiri humure ryose ibakomeze. Hanyuma abashomeri namwe Imana ibagire neza, ibaha akazi. Imfubyi n'abapfakazi, abashonje, abadafite ibyo kurya, yewe abadafite aho kuba, abo bose turabasabira ku Mana kugira ngo Imana iborohereze. Hari abadukurikiranye babuze ubukode bw'amazu, ndetse n'abandi bantu bose batishimye ku mpamvu z'ibibazo bitandukanye. Imana ibarebe neza, kandi ndifuza ko abantu mwese munkurikirana Imana yabareba ijisho ryiza ikabarinda umwanzi Satani. Hanyuma rero reka mvuge ngo dukomeze tubane mu nkuru zacu zikurikira, ariko kandi nanone ntugende udakoze subscribe kugira ngo ibintu byose birusheho
kugenda neza cyane. Mwari kumwe na Dani, ndabakunda cyane, imigisha ituruka ku Mana ikomeze ibasesekareho muri izi mpera z'umwaka wa 2025.